Bruce Melody hari umukobwa wamukundaga bajya bavuga ngo yamuteye inda. Hari ibyuma Melody yaratsindiye muri Guma Guma. Ibyuma mbishyira mu modoka yanjye tujya ku Estara yari afite launch umukobwa aravuga ati ni gute nza kubona na Melody bana mupakira mu byuma mushyira muri boot. Ubwo ikintu yakoze namutwaye inyuma mu byuma Melody atabizi. Naje mbwira Melody tugeze mu rugo ariko umukobwa ye turi kumwe yambwiye ko mugomba kuvugana. Ashaka umuvugana. Arambye ati ndaje. Melody tataha mu rugo arambye ati kora uko ushoboye umucyure ngiye sinshaka kuvugana nawe. Ni umuntu wihiringaga agakora kabisa. Nkuko akunda kuvuga ati ni munyakazi ni umuntu we wahereye zero. Wahereye zero nta muntu agira amufasha. Buriya njye ntangazwa n'abantu buriya banashaka kugereranya The Ben na Melody. Uko ndibuka hari n'igihe twigize kujya gucurangira i Rwamagana hari kuri stade y'u Rwamagana ari Melody ugiye kuririmbayo noneho abantu badupfumurira imodoka amapinane baratubwira bati nk'uyu mukobwa DJ Brian ubona ko amaze kwevori warabikora uretse ko ngiye Brian burasi sinjya mubonamo impano yo gucuranga ahubwo mbona impano yari kuvuga ahubwo mu buzima busanzwe buriya yishakira radio yari kugira abantu uza benshi kurusha kudija kuko Brian ashatse radio byaba byiza kuko Brian afite impano yo kuvuga kurusha ibindi byose hari mu Rwanda buriya niho kugasema kacu ndibuka kera ko niho twabaga turi abana dutegereje kureba amafilime berekanaga y'amakrishi hari n'umunsi umwe ngira ngo perezida yageze kuhadusanga akiri ministre w'ingabo yakundaga kumanuka hari mu Rugando n'amaguru yitemberera one day arazaramanuka twari turi kumwe n'abahungu aje yirukanka umumama aramubwira ati uri kumubona kuriya mubona iki gihugu kiba gifite isuku ibintu muri we ni ikintu bita isuku nta kintu waza mubwira kindi yaramubwiye ati nk'ubu nk'umukuru w'igihugu aciye hano akabona uyu mwanda umeze gutya ibintu bimeze gutya urumva ari ibintu byiza bigaragara neza ambwa ati nyakubahwa wowe uhumbya gatoya urasanga ibintu byashizeho ikintu nibuka gusa nuko uwo mudamu umuntu wese natwe twari dutegereje twayoye ibishingwe. Yes, kubarimo kurikirana BigTown TV ndacheka ko mumeze fresh kabisa ubungubu tukaba turi mihanda hano twahuye n'umwe mu ba DJs bacera cyane uyu nguyu yabaye umu DJ je cacera cyane DJ Manzi ngira ngo ku bantu bajyaga mu clubs za Pasadena zahe baramuzi ariko akabazi afite amabanga y'abahanzi benshi kuko aba DJ n'abantu bakorana n'abahanzi hafi cyane so tukaba turi kumwe nawe hano DJ Manzi bimeze gute? Ni safi sana bakti. Harya ni DJ Manzi nde? Aimable Manzi. Yes. Ashobora ku DJ Manzi to nitwa Aimable Mbarushimana ne mazina yanjye. Okay. Twibutse igihe wari urimo ku DJinga ni hehe n'iryari byari bimeze gute? Ibintu by'umuziki ko twabikoze igihe kinini bakti tukiri no kwiga urabona natangiye gukorera Parma Club Remera naho narahakoreye hari mu Migina naje kuhava njyamwe na Virgile Pasadena Kikondo tukajya tujya Chantier Club Inyamata gira ngo byose urabyibuka ahari icyo gihe nawe icyo gihe wakoraga ngira ngo kuri flash ufite ikiganiro cyiza cya Bongo Flavor kiriya kiganiro cyari sawa cyane tugikunda abantu benshi cyane niho ndumva icyo gihe nicyo kihe twari ku muziki ariko nakomeje nkora tudija numva nazungurutse u Rwanda ku matora ya komisiyo y'igihugu y'amatora ninjye wayikoreraga u Rwanda rwose naruzungurutse ku bintu bijyanye no gucuranga kabisa. Icyo gihe abahanzi barari muri hit ni bande? Urebye icyo gihe umuhanzi wari uri kuri hit cyane gukubita gukumva ko ucuranze bakubona abafana barishimye Riderman ukongeramo Tom Close icyo gihe Tom Close yari yaramaze no gukora partnership na The Ben bakora ndimbo na The Ben yakoze ndimbo ari mana yakoranye na Bulldog urumva ba Family Swad ba Just Family bara bose bari mu kazi ka cyane icyo gihe bacoga nka coga twajyanye mu ruhengeri icyo gihe muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibana ruhengeri yose gutyo taba ryose turaryuzuza byari ibintu biri sawa cyane icyo gihe. Okay, noneho hari udukoryo ngo twakubayeho uri kumwe n'abahanzi ari abahanzi benshi uze amabanga yabo kuko mwakoranye igihe kinini cyane icyo gihe
na yahe agakoryo nje nibuka kambere nibuka nje gahora kanza mu mutwe ni Bruce Melody bira twakoranye igihe kinini. Bruce Melody hari umukobwa wamukundaga bajya bavuga ngo yamuteye inda. Ura mukobwa ni umukobwa akundaga Bruce Melody yitwa Aline harya. Narine gutya ngira ngo Aline nawe ambonye yahanyibuka kuko nibuka ko yajyaga ambwira ati mbabarira umpe nguhe icyo ushaka cyose ariko ndangira hano Melody atuye. Ura mukobwa nicyo kintu njya mwibukira numva ko gakoryo karanse. Noneho umunsi umwe hari ibyuma Melody yaratsindiye muri Guma Guma. Ibyuma mbishyira mu modoka yanjye tujya ku Estara yari afite launch yari agiye kurocinga album kuri ubwa mbere yayirocinze hari kuri Kezen Club hari Kezen Club. Umukobwa aravuga ati ni gute nza kubona na Melody bana mupakira mu byuma mushyira muri boot ari inyuma kandi byari ibyuma byinshi ya live yose bari baramuhaye bana mpangamo ingoma mpangamo ikintu umukobwa mutsimba ku ruhande ngo Melody atamubona. Icyo gihe watwaraga Melody? Naramutwaraga ngewe urumva naje gushaka uburyo ngura imodoka mu mafaranga nari mfite none nkajya mbivanga no kuba taxi ugakora ubu DJ tugakodesha imodoka nkakora n'ubu DJ uko ndibuka hari n'igihe twigeze kujya gucurangira irwamagana hari kuri stade y'irwamagana ari Melody ugiye kuririmbayo noneho abantu badupfumurira imodoka amapinane baratubwira bati kabisa ntago Melody agenda ataririmbye after pata hangaha ngo abari hakorera. Tubaro dukoryo twabaye twinshi cyane. Twagiye duhura n'ibibazo mu muziki wa. So mbwira story y'umukobwa wabyaranye na Melody. Biriya bintu rero byo kuba ari we babyaranye ntago nakubye gusa ikintu nzi ko n'ukura mukobwa yakundaga Melody. Yaramukundaga ku rundi rwego. Cyangwa baranukundanaga. Ntago nakubwira ku ruhande rwa Melody kuko ntago ndi mu mutima ariko icyo nzi ku mukobwa ahubwo we yakundaga Melody cyane. Niba umuntu ashobora guha amafaranga ngo wowe mfasha uyu muntu umpuze nawe ijoro saa 7 zikagera turangije gucuranga ukabona umukobwa nanone nkamuhisha mu modoka ati nshaka kubona na Melody nkamubwira umukobwa arashaka kubona nawe Melody akambwira ati imbabarira ko uko ushoboye situ. Uwo mukobwa mwari muziranye iki gihe? Ngiye twari tuziranye nyine nkuko yabazi umudije ukunda kuba uri kumwe na Melody cyangwa se umuntu ukunda kuba kugendana na Melody haruguru ntago ushobora kuberwa umuntu uba uri kumwe cyane hafi y'umuntu ukunda. So yaguhaye amafaranga umujyane kwa Melody? Yarayampaye. Angahe? Ndibuka ko umunsi ugize kumpa 5,000 arambye ati ndanahugura icyo ushaka cyose ariko nyereka aho Melody yimukiye kuko Melody yari yarimutse aba hari azanyarugunga hepfo Kanombe niho twese twabaga ariko Melody yari yarimutse hari inzu yabagamo noneho harahayoberwa. Nibwo yambye ati mbabarira unyereka ahantu kabisa aba. Ndavuga nti ibyo ngibyo ndaza kubigukora ariko ntugire ikibazo ntuvuge ko ari ngewe waguhuje nawe. Ariko ibindi byo kuba bakundana ntago nakubeshya ngo Melody kuko Melody agira ukuntu apanga ibintu bye. So uwo munsi warabahuje maze gufata icyo gitano? Nge namukojeje ko nshoboye kose arinjira ahagomba kubera ronje. Arinjira baranabonana baravugana ariko igikurikira Melody nuko iyo we ku giti cye yagiye gutaha nta muntu ashobora kugira ngo abwira umuntu we twe twagiye ntago umenya ukuntu n'umukobwa rero ntiyamenye ariko umukobwa kubera ukuntu ngiye twari dufitanye gahunda namubwite twe turatashye. Ubwo ikintu yakoze namutwaye inyuma mu byuma Melody atabizi. Nayije mbwira Melody tugeze mu rugo ariko umukobwa ye turi kumwe yambwiye ko mugomba kuvugana. Ashaka umuvugana arambye ati ndaje. Melody tataha mu rugo arambye ati kora uko ushoboye umucyure ngiye sinshaka kuvugana nawe nta bintu byinshi shaka. We baguhaye inoti umuhuzi na Melody urabikora? Akazi kanye kari karangiye. Bamaze kubona na Melody ngo mucyure ntago mushaka. Ntago mushaka. Umukobwa bahita bamukatira. Yaramaze kumubona. Yarabonye ko bashobora kubana baranavuganye deja kwa kundi umuntu aza kuvuga ko waririmbye neza akigendera. Iyo hari ikintu kiri urgence cya danger shaka kumubwira ariko kimbwiriraho Melody yakumva ari ikintu kiri gikomeye bakaba bakomezanya wenda sinzi. Ariko ngewe nyuma uza kumva amakuru ngo babyaranye? Numvise nyine ngo niwe wamuteye inda. Ariko sinakubeshya ngo ni ya Melody sinakubeshya ngo ni yande sicyo nzi cyuko uri umukobwa yakundaga Melody pe cyane kabisa.
hewe ariko akunda umukobwa akunda umuntu akumva ko ariko sinakubeshya ngo ni ya melody cyangwa se ya melody nge ntago mbizi ibyo bintu byo ntago nakubeshya ariko icyo gihe umukobwa yakundaga melody byatashye yakundaga melody akakubwira ngo mucyure sha mutahane ariko ibyo bahanze nawe urabizi kandi melody yari afite umugore icyo gihe umugore kandi amukunda ntago byari kuvamo ahari ngira ngo niko yabivugiye ubona bitavuna uriya mukobwa muraherukana arya ni Aline ninde Aline rega niko yitwa ariko hashize igihe kinini ntamurumva ibintu abashize iminsi myinshi ntago muherukana ashaka ubuzima bwe sinzi n'umwana n'uwo mwana w'ubugenge n'umwana bamurebye bamenye nyirawe buriya hari ukuntu abantu bakuze babimenye okay nk'umuntu wabaye mu DJ byinshi bya music wakomeje kubikurikirana kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu izamuka rya melody n'icyo barivugaho kuko uramuzi kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu tubwireho gatoya melody urebye melody ni umuhanzi nakubwira ngo yabikoze neza abikora n'Imana bimufashamo kandi abikora bikunze kuko melody ndibuka ko ngewe nawe twajyaga tubika Kanombe hafi n'imodoka twayisunika twabuze na essence tujyana kuri studio kuko hari nk'indirimbo yigize gukora iriya ndirimbo yitwa ndakwanga yikoze saa sita turi kumwe hari n'indi yakoze na Costa icyo gihe yari ahicaye icyo gihe wabonaga ko ari ibintu ari gukora byo kwitanga hari n'indi uriya muproducer witabye Imana Junior multi system yize kudukorera iribwa cika iriya nayo yayikoze ninjoro ubona ko melody ari ibintu akunze apana kuvuga ngo agiye kuryama kandi melody urabona ko ni umuntu family ye ntago ari yigize imufasha ku bintu bijyanye na muzika ni umuntu wihiringaga agakora kabisa nkuko akunda kuvuga ati ni munyakazi ni umuntu we wahereye zero nta muntu agira amufasha buriya njye ntangazwa n'abantu buriya banashaka kugereranya The Ben na melody ni ibintu bitandukanye bro gute se The Ben azikuririmba na melody azikuririmba njye nyoberwa ikintu muba mugereranya sinzi ikintu muba mushaka nko kuvuga muba mushaka kuvugamo hariya melody yayikubise Uganda akorana indirimbo na Jamali murayizi iriya ndirimbo yaragira ikora ibintu yitwa Ipfi iriya ndirimbo BigTown nawe wakora kuri Flash Giro bizi ko iriya ndirimbo wayishyiragamo byonyine ukumva ko indirimbo ni indirimbo iri hit kabisa akorana n'uwo mukobwa Shiba okay na The Ben barakoranye nyuma yaho barakoranye buri wese yagiye akorana n'undi ariko nani melody arakora bro nimukaza muca ibintu ku ruhande arakora pe arakora cyane kabisa uriya muhungu yarakoze kandi n'Imana bimufashamo kandi buriya melody ikintu namukundiraga iyo twabaga turi n'ahantu twagiye gukora ikintu yafataga abahungu be bara abapeti bose bakoze gitari akavuga ati amafaranga twakoreye n'aya tuyagabane umuntu agatwara ye akampa y'imodoka akampa yo gukora mu DJ naho ikibungo twagiye yose ibintu abishyira ku murongo kandi niba abandi bari kunywa wagira ukuntu yikubita gashyi ukahita ubona ko niba ejo mu gitondo afite akazi agahita ava muri ibyo bintu agakomeza ukabona ko n'umuntu ufite imbere uko ibintu bizagenda melody icyo kintu cyo nkimuziho nubwo ngiye nakunda kumubwira bro uzagera kure kabisa niba ari ukungu kuko ngiye byaginga umuntu nicaye mu modoka nkamubwira umuntu tugende kuko tuba dufite gahunda ambye ati turagenda manatingi nkabona aracyatindamo aho ngaho mitamenya ko umuntu ari seriye mu byakora ntago ari umuntu ujyagiye melody we yabikoraga neza cyane so wakomoje kuri ako kantu k'abantu ba comparing Bruce Melody na The Ben kuri wowe ubona ninde urenze hagati ya Bruce Melody na The Ben kandi utubwire impamvu ubibona gutyo melody ararenze gute giti cyanjye melody ararenze ngiye nkunda buriya mu buzima bwanjye sinzi niba ari uko ngiye mbibona ariko mu buzima bwanjye nkunda umuntu uri zero akazamuka nkunda umuntu uri zero akazamuka adafite umuntu umufasha mbese akirya kimara akagera ahantu kugeza ubwo ni nkuko wavuga umwana wize ya mashuri njye numva ngo nimba ari nyanyasi gutya ugahita umukomparinga n'umuntu uvuye kuri Green Hills cyangwa se umuntu ufite ababyeyi bamufasha umuntu ufite uvuye muri Amerika ngakoze indirimbo akorizi undi aracyari mu Rwanda aracyagira gutya ariko agakora ikintu buri wese akabona ko yakoze melody arakora bro nta nubwo ahubwo yaza
nta nubwo kabisa sinzi n'ukuntu mubitekereza ngiye simba mbizi erega The Ben ndamuzi The Ben ndamuzi ni inshuti yanjye The Ben urumva hari nka concert umutipe bita bakunda yigeze ko organize bakunda yorganiza concert abahamagara The Ben hamagara Tom hamagara nani uriya Bulldog twese tujya ku Gisenyi ndibuka ko twakoreye concert ku Gisenyi muri Yerika bro The Ben ni umuririmbyi mwiza pe ariko melody icyo gihe ataranazamuka ariko aho yaziye yaraje abikora neza na The Ben ni umuririmbyi mwiza agira n'abafana ariko mu mikorere nakubwira ngo The Ben ararandaga akora kamwe kakaza kakakubita ariko melody aba yagukoresha to enye 5 izirya indirya ni nkuko wakumva ngo Mr Nice wa kera kabisa yakoraga ikintu ukavuga album yose ndakora next yihe ndirimbo ko zose ari sawa urumva biratandukanye mujye mubireba namwe mugiteho kabisa okay nico uvuga kuri collab ya Bruce Melody na Shaggy funga macho kuko Shaggy we ni ebana n'umuhanzi Shaggy uramuzi subwimbuka yaje hano mu Rwanda i Kigali Shaggy ni mubi cyane ariko iriya collab man nge kera tugendana na Bruce Melody wa mugana none bavuga ngo ntaga avuga icyongereza naye nifite ikibazo cy'icyongereza cye ko kizamubangamira ariko uriya mwana azi kwideburiya bro sinzi uburyo bikoramo ntuzambaze ariko iriya indirimbo ayikora kabisa wabonaga ko ari ibintu bimurimo kandi Bruce ntuzamwishinge muri muri studio akakubwira ati iyi ndirimbo ngiye kuyikora mukataha munayumva mu modoka sample yayo ukumva hit byatari wowe ukagenda uvuga ati iyi ndirimbo igiye gusohoka izabiri hit byatari Bruce akagukubita indi itari yayindi wumvise wowe ukumva kuri radio bari gukina izindi itari yayindi wumvise aho no Bruce mutinyira kuko ibintu byose we arabipanga kandi nago Bruce ari wa muntu mu producer abwira ngo A B C D Bruce agira mu producer ambwira ati akora ibi Bruce akambwira shyira maka buriya nicyo kintu cya mbere Bruce ngiye mbona arusha abandi bahanze so Bruce Melody ararenze kurusha The Ben Bruce ararenze cyane kurusha The Ben kurusha rwose no kumurusha na kure ahubwo wenda yabamurushi The Ben yabamurushi igikundiro we sinzi niba ari gukora guterurira cyangwa ibiki ariko ya muhungu ni mubi cyane bro mukazajya mubihuza ntukajye ukina n'umuntu wavuye hasi ngo azamuke haruzi se waba warafashe nta mama we nta papa we nta byose niwe wenda umuntu ngenda avuga ko wafashije Melody muri muziki ni mutaramu bita Ankostin we ndamwemera cyane n'umuntu mwiza okay ese habayeho collab ya Bruce Melody na The Ben ibingibi bya abantu babyakira gute cyangwa byamera gute byaba ari sawa wenda byanakwinjiza byanabinjiriza bo ku giti cyabo byaba ari ibintu byiza cyane kuko The Ben afite indirimbo nziza kose sibyo na Melody afite indirimbo nziza kandi abanyarwanda bakunze buri wese afite abafana be ariko niba bibaye atari byo guhangana bikaba ari ibintu biri bwumvikane mu rukundo byaba ari ibintu byiza bizamura umuziki nyarwanda nicyo mbabona ngiye wenda byabaho iyo collab nawe wayisaba nanjye nayisaba kabisa mbwira Bruce Melody si ishumi yawe Bruce Melody se ugira ngo mu buzima bwe ashobora kumva ntago Bruce Melody nama zawazumvamo ayumvamo nka 3 10 7 kabarake buriya Bruce akora iki ushobora no kumugira inama ikintu mukava mwakirangije ariko yagera hari agahindura none afite umutwe ufunze oya sinakubwira ngo nugufunga ariko ahari yumva ko ibintu bye ntago akunda inama ntago ari cyane Bruce buri ibintu bye byose akunda kubikora yumva ari 100% ko sinzi na ariko but nawe Bruce uramuzi cyane okay nawe uri wo mu Kajansi sibyo ngende wo ndi hano Kanombe ariko ngewe urumva ko mbere nari ntiyari convention center yubatse twabaga hari mu Ruganda hari mu Ruganda buriya niho kugasema kacu ndibuka kera ko niho twabaga turi abana dutegereje kureba ya mafilime berekanaga ya makrishi hari n'umunsi umwe ngira ngo president yageze kuhadusanga akiri ministre w'ingabo president uyunguyu president wacu His Excellency kabisa yakunda kumanuka hari mu Ruganda n'amaguru yitemberera one day aramanuka twari turi kumwe n'abahungu ndimba twari turi kumwe n'umutipe bita Elias baby wakinira Amavubi aba mu Bufaransa kumwe n'umutipe bita Kevin inshuti yanjye babaga mu Rugando Excellency tugiye kubona tubona
atugezeho twicaye dutegereje kwa kundi filime ya mbere ngo irangire hajye hindi natwe twinjire bro none hari ukuntu mu Rwanda bajyaga bamena ibishingwe bakamena ibishingwe gutya ku ruhande none ibishingwe bikagera bikuzura bigasa n'ibisatira mu muhanda muri kaburimbo exactly aha cyari kugege ntago yari president yari ministre w'ingabo ngirango yaraje aradusanga kuri ka gatebe twicaye aratubaza ati mwiriwe adusuhuza ati mwiriwe none twe twara abapeti aratubwira ati ninde muntu uyobora hano icyo gihe hayoboraga abana ni ba nyumba 10 ni ba nyumba 10 nyumba 10 yari umumama bitaga mama wera turabubwira duti baramubwira ati mumubwira aze hano yamaye nka data umumama arirukanka umuntu arirukanka aramubwira ati hari umuntu agushaka ati ninde ati ni Kagame umumama yaravuze ngo nde Kagame ateba aje yirukanka umumama aramubwira ati uri kumubona kuriya mubona iki gihugu kiba gifite isuku ibintu muri we ni ikintu bita isuku nta kintu waza mubwira kindi yaramubwiye ati nk'ubu nk'umukuru w'igihugu urumva we yaramubwiye twe tubyiyumvira nk'umukuru w'igihugu aciye hano akabona uyu mwanda umeze gutya ibintu bimeze gutya urumva ari ibintu byiza bigaragara neza ambwa ati nyakubaho wowe uhumbya gatoya urasanga ibintu byashizeho ikintu nibuka gusa nuko umudamu umuntu wese natwe twari dutegereje twayoye ibishingwe ibyo bishingwe yamanutse mu Rwanda akunda kumanuka mu Rwanda hepfo sinzana akunda kumanuka ajya akunda kumanuka n'amaguru yigendera yitemberera n'abandi bantu ubona bamuherekeje akagira gute akazamuka bana uriya muntu hari mu Rugando hari n'undi mugabo by the way hari umusirikare wahabaga hari mu Rugando ahantu indahemuka zarepeteraga hari ahantu hari UNICEF gutya hari indahemuka rero zarepeteraga kera na Kamariza atarapfa akora rero akana kigenda byibuka ariko hari ahantu barutarakora umuhanda bakti hari story nyinshi cyane none hari umusirikare wari uhatuye niba ari umugenerali yo baramwitaga kereka baby niwe bamunyibutsa kuko bari baturanye gutya visa twakinira umupira ariko hari imibyondo imvura yagwa ibyondo amazi akareka none umusirikare yajyagaza igipangu cye cyegeranye naho indahemuka zarepeteraga akaza ngo ziri kumusakuriza bose agahita abwira ko mwicare hasi uwo musirikare yaradukubitaga buri munsi akadukubita ariko umunsi umwe noneho ahantu twaje kubona ko ibintu biba birutana umusirikare hari ukuntu kera bajyaga bavuga ngo kurasa umwaka barabuzanyaga kurasa umwaka sinzi kera bararase umwaka ariko no baza kubibuza babibujije sasa uriya musirikare niba we yarihaye kukubita amasasu arakubita amasasu abasirikare barahora asanga niwe ko abantu bose baramutinyaga muri ya karitsiye umunsi ndibuka ko twamukijwe na nyakubahwa kabisa yavuze ati uyu muntu uri kurasa baramuhamagaye ati ni kanaka baraza umugabo bamujyana mu rugo haraberaga udustori twishara mu Rwanda hari udustori twishi cyane twabaga tudushimisha turi abapeta ariko mba ntwibuka uwo mugabo yajyaga kubita indahemuka bose akavuza ngo ntimurepeta akabicaza mu mazi mu biziba byari biharetse hari gutya hari kaburimbo uzabona hari akantu ka UNICEF ngira ngo niko kaba barepeteraga gutya aho ngaho tukabibona rero tukavuga tuti uyu muntu ni hatari numva niho twatangiye kwiga ibintu by'umuziki hari umugabo witwa ngewe nkange ku giti cyanjye umuntu wamfashije kugira ngo ntangire kwiga ibintu bya muziki n'umuhanzi bitaga Minani Rwema witabye Imana Minani Rwema uramuzi yego uri aririmbye ngo inutete rubera isangiro wagukunze uriya Imana imuhuru rutwo ridashira kabisa yari umugabo mwiza akundaga urubyiruko akatwigisha ibintu byose akatwigisha ku buryo twakwifasha akamenya ikipe ya karitsiye yabaga muri karitsiye iwacu hariya Minani Rwema yes niki cyatumye uva mu kudijinga ukaba arya usiga gukora taxi oya ntago aribyo ndi gukora ubu ndi gukora n'abakera rugendo cyane baje mu Rwanda hari amamodoka ya company tugira ya tourism tuba dufite imodoka zirenga 5 n'izinini tukabaha bakagira bakajya gutembera ariko tugira ibyuma ushaka ibyuma uratubwira tukaza nanjye uganyishobora kuza ngacuranga se hamwe se habiri ngenda gucuranga kabisa turabikomeye turacyabikora cyabirimo aba DJ biki gihe urabona gute aba DJ biki gihe sasa
ni beza gusa iyo urebye mwebwe kandi ntago mwakoreshaga izo turntable kigicanye twakoreshaga amasidi twakoreshaga ariko ngiye nanjye naje bakoresha amasidi nka menshi n'ibisoso wagendaga uyama agikorera planete hari ya KBC bisoso ni numwe mu bantu kabisa bamfashije muri kariyeri yanjye n'imirimo myinshi nagiye nkora niwe wayimpaga ndanamushimira cyane bisoso ni umuntu sawa cyane ariko urebye hari aba DJ kabisa bari kubikora neza nk'uyu mukobwa DJ Brian ubona ko amaze kwevore warabikora uretse ko ngiye Brian burasi sinjya mubonamo impano yo gucuranga ahubwo mubona impano yari kuvuga ahubwo mu buzima busanzwe buriya yishakira radio yari kugira abantu uza benshi kurusha kudija kuko Brian ni umu DJ okay yari gucuranga burangiye numva umu DJ yari gucuranga ukabona ko ahereye ku ndimbo za kera kazamuka ukumva ko ibintu arabizi kabisa byari gukora arabizi kuko ngewe nigishijwe na Virgile yanyigishaga ati ngewe iyo uri gucuranga ugomba kureba abantu bicaye hari ukabahagurutsa kandi utababwiye kuri mikoro ngo rimuhaguruke ukareba imyaka kandi n'abato nabo bakishima n'abakuru bakishima ibyo bintu ukabikora neza rero yabibona abikora neza ariko ubundi ngewe mu DJ nemera muri Rwanda ubundi ni bisoso so Brian azave mu DJ yigume ashake radio Brian ashatse radio byaba byiza kuko Brian afite impano yo kuvuga kurusha ibindi byose mubwire noneho igisubizo mubajije cyose gita kiza mu minota mike cyane nicyo cyamuboneraho kurusha inama noneho kurusha gucuranga ariko mugira inama Brian namugira inama yihe nawe arabyizi yiziho icyo kintu arakiziho kabisa ariko no gucuranga arabizi ariko ikintu bita abonye nka radio yagira abafana benshi kurusha abo muri club so DJ Brian avuye mu kumixinga mu DJ akaba mu radio presenter yabikora neza kurusha yabikora neza urabona nka kuno uziko Anita Pendo yajyagaza Anita Pendo buriya ndamukunda cyane Anita Pendo nakoraga kwa Virgile nawe ndamwibuka neza ko mu bantu batangiye mwigisha virtual DJ ndimo Anita Pendo uzamubaza uti manzi yaranzi ku izina rya Aimable cyane uko nari muto cyo gihe ariko Anita buriya n'umukobwa ntagira ukuntu mubwira n'umukobwa nakundaga mu buzima bwe yari afite intego yize gucuranga ariko ari no mu MC kuko ibintu by'ubu MC yarabikundaga cyane ariko Anita hari ukuntu yakoraga amaraga gucuranga ngiye nkanamuherekeza urabona kwa Virgile kuno haba umuhanda w'igitaka utambi kugenda kuri kaburimbo abagabo benshi bagashaka kujyana Anita mu modoka ngo bamutware Anita akabwira aho ndatega akamoto ngiye ndatega akamoto ndijyana ntabwo ari ibyo biba byanzanye ebana nkumva ndamukunze ku mutima wanjye ko afite ikintu nta nubwo ari kureba ibindi byo ku ruhande bagaba bashaka kumuha marifite bamuha amafaranga n'ibiki Anita akavuga ati wapi ngiye kuri gahunda yanjye ni iyi ngiyi Imana buriya nicyo kintu nakundiraga Anita yiraga ikintu kandi afokasinga kuri ikintu gucuranga arabizi Anita pe ariko ubuye musibwe n'ubu DJ ubona ko arabikorana ariko bikagenda neza ubona ko ni sawa cyane okay urakoze cyane DJ Manzi yes thank you so much tuzongera duhure utatugane ibintu byinshi cyane sivyo kabisa turi kumwe bakti ariko nawe turakubura muri zanjyana zawe wajya guduha kabisa za bongo flavor urabona iziko indimbo za Tanzania hafi ya zose nacurangaga nazigishijwe nawe urabona zino mitungi mikasi zire zetu bwana ziriya ndirimbo kabisa and nundi mu mama bita Dijara Kabendera bari abantu baba barakoze akazi ku maradio ubu hari nk'indirimbo iyo nyumvise mitanibuka Dijara Kabendera ya DJD nina siri yangu kwa kuwa wewe niwe ngutena mshikaji siku zote na kueleza mama yake Dijara Kabendera mana ahari hose big up nubwo wapfa ngenza ahora mwibuka wari umuntu mwiza uplaying indirimbo ziza zigezweho ahana hariya mu Rwanda bongo ahantu hose tugasanga turishimye nago rero tukibona abantu bameze nka kuriya bakti ntakubeshye nago tukibona abantu bameze nka kuriya playinga ibintu nkamiya ku maradio umve ko abantu bose bishimye ahantu hose ukoreyo ugira ikiganiro nka kiriya agiraga cya bongo ukikore neza
nago biriya bintu mukwiye kureba kuntu twabihindura kabisa ibintu kwa bimeze neza cyane kabisa. Thank you so much. Turi kumwe na DJ Manzi. I go by the name Bakti ngini BigTown TV. Ukanze subscribe byabari byiza cyane maze izi nkuru zikakugeraho faster mu buryo bwiza kandi bworoshye. Until next time, behind the camera ndi kumwe na Mike nawe arakoze cyane. Ciao bye bye, hasta la vista.